Ndagushuhuje cyane wowe wakoze subscribe kuri Technology TV Official. Nitwa Musige David, tugiye kugezwaho ubusobanuro bw'amazina igice cya mbere n'uwitwa Abaye Yvette Sandrine. Reka tugende rero, reka nizere ko birabashimisha. Amazina yacu y'uyu munsi reka tuyahere ku izina Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, risobanura umuyobozi w'ibihe byose cyangwa se ukomeye kurenza abandi. Iyo umukobwa ashaka kwitirirwa Eric akaba yitwa Erica, ariko igisobanuro cyabyo kigakomeza kuba kimwe. Eric ni umuntu ushabutse cyane, benshi bakunze kwita umudinamike, ukunda ibirori n'ubusabane, wiyiziho kugira igikundiro kandi uberwa mu myambarire. Ibintu agezeho byose mu buzima abasha kubisangira n'abandi, nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu, bityo abantu bakayimukundira cyane, akagira inshuti nyinshi kandi z'umumaro. Akunda gukora siporo kandi akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo, kandi akunda cyane kugira ubuzima bwiza. Kimwe mu bintu mu buzima bwe yanga ni ukumva arwaye cyangwa se atameze neza mu mubiri, kuko atekereza yuko ubuzima bwe ariyo ntwaro ndetse n'igishoro gikomeye afite kuruta ibindi. Eric ni umuhungu ushobora kwigirira icyizere gikabije, ku buryo ashobora gukurizamo kwiyemera mu gihe cyose atabirwanyije. Aba yumva abantu bose bamufatiraho urugero, maze ibyo ngibyo bigatuma akunda kuba indahemuka kandi akaba umuntu w'icyitegererezo mu bandi. Iyo utamuzi ushobora kutamwishimira, gusa ariko nyuma yo kumumenya gahe gatoya usanga ari gutya ateye ukabimenyera. Mu ishuri Eric aba ari umuhanga cyane, dore ko iyo akiri umwana bwo aba agundira utuntu twose ku buryo adapfa gutanga, ahubwo ashaka yuko ibintu byose bimujyaho. Kubera ukuntu asabana, aho ageze hose aba yisanga, akamenyana n'abantu vuba kandi bagahita bamenyerana. Biragoye yuko Eric yaba akeneye ikintu warangiza ukakimwima. Ni umuntu ufite kamere yo gutembera hamwe no kureba ibintu nyaburanga, agakunda kumenya ibintu bitangaje kandi agakunda ubwisanzure cyane. Yanga umuntu wese ushobora kumwereka yuko amurenzeho, kuko abatekereza yuko ibintu byose uwo muntu afite nawe abitunze. Ibintu by'ubucuruzi bikunze kumuhira ndetse no guhuza abantu bizwi nka networking. Ikindi kandi kuko ari umuntu uzi gushakisha, biragoye cyane yuko yabura icyo gukora. Niyo atabashije kwiga ntabwo ajya ashobora kuba umushomeri, akora iyo bwabaga ubundi akabasha kubona ikimutunga. Ba Eric bakunze kuba abakire kuko buri munsi banga icyabasubiza inyuma cyangwa se cyatuma baseba, kuko yanakora akazi kose atazi ariko kugira ngo atazakena. Izina Alvera ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ushaka kumenya kandi utuje. Iri zina rihabwa umwana w'umukobwa, umukobwa wese uryitwa ni mu buhanga buhambaye bwo kuvuga amagambo make kandi azi byinshi cyane. Rimuha kandi ubumenyi bwo kumenya icyo benshi bamwibazaho, maze akagira ubwenge bwo gutuza no gutwara ibintu bye gahoro. Mu buzima bwa Alvera bwose aba ashaka ko yakora ikintu gikomeye kandi cyazatuma atera imbere, agatekereza yuko ari n'umuntu w'ingirakamaro mu bandi. Ni umukobwa w'umunyabwenge cyane, utekereza kandi usesengura, akaba umuntu uzi kumenya igihe cyo kuvuga ndetse n'igihe cyo guceceka, kandi akaba umuhanga mu kwita ku bababaye. Alvera aba yifuza cyane umudendezo kandi akanga umuntu ugenzura akantu kose, kuko we aba atekereza yuko nta muntu n'umwe agenzura cyane. Ntabwo byoroshye kuri we gufata inama z'abandi, kuko atekereza yuko ibyo yizera bihagije kandi ari byo by'ukuri. Ni wa muntu aho kugira ngo umugire inama wakwicecekera, kuko nubwo akore kuko avuga, nyamara ikintu cyose atashatse ntashobora kugikora. Abakobwa bitwa rino zina mu mutima wabo bahorana igisa n'intambara, cyane cyane nk'iyo yumvise ibintu bitari byiza, gusa ariko kandi akagira n'impano yo gutuza, maze akerekana nkaho nta cyabaye nubwo cyaba gihari kandi gikomeye. Niba witwa rino zina, uri umuntu ukunze kubabara cyane byoroshye, ariko kandi ukamenya kubihisha mu buryo bugaragara. Imbaraga zawe zo gutuza niyo ntwaro yakugeza kure mu buzima. Izina Kevin ni izina risobanura umuhungu w'uburanga, ni ukuvuga ubwiza bugaragarira inyuma. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu rurimi rwakoreshwaga muri Irlande, ariko rikaba ryaranakoreshwaga cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani nka Calvin. Icyo gihe rikoreshwa muri Irlande rikaba ryarasobanuraga umuntu w'imico myiza, umunyakuri kandi mwiza ku isura. Ba Kevin bakunze kurangwa no kwigenga, bagahura n'inyota yo kumenya, bagafata umwanya wo gutekereza ku byo babona, kandi bagakunda kuba abahungu b'uburanga n'ubwenge cyane. Ni abahungu bakunda kwigenga cyane, akaba ari nayo mpamvu bakunze gutinda gushaka, kuko baba batekereza yuko gushaka ari umuryango wo gufungiranwa.
ntabwo umuntu witwa Kevin akunda gukurikiza ibintu igihe kinini kuko agira ngo ngaho akabirambirwa agatekereza ko ibintu byose byahinduka uko bigenda. Akunda guhanga udushya, ntabwo aba ashaka yuko ibintu biguma nk'uko ejo byari biri. Ntabwo akunda ibintu byitwa umuco kuko aba yumva yuko hari uburenganzira bishobora kumubuza kandi akeneye kugira ibyo runaka ageraho. Kevin uburyo bwe bwiza bwo kugeza mu bandi ibyo atekereza hariho kwandika kurenza uko yabivuga cyangwa se akaba yabicisha mu busizi cyangwa se ubugeni. Niyo mpamvu benshi mu bakunze kwitwa rino zina bakunze kwibera abahanzi cyangwa se abanditsi ba filime, abasizi kimwe n'abakora ikoranabuhanga. Umuhungu witwa Kevin ibyo akoze byose biramuhira kandi akaba akunze gukundwa cyane kubw'imico ye myiza irimo no kudasahinda. Izina Hervé. Iri zina Hervé ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka muri rw'Ikidage aho risobanura inshuti yiyubashye cyane. Bitewe n'igihugu bamwe bandika Erwin, abandi bakandika Elvina, abandi bakandika Efwin, abandi bakandika Elvini n'ukundi kwinshi gutandukanye. Umuhungu witwa Hervé aba ari umuhungu yigirira icyizere, usabana, wisanisha n'abandi kandi woroshya ubuzima cyane. Aba ari umuntu ugira kwihangana gukomeye aho ubuzima bwe bwose agezemo abasha kubamo kandi rwose atinuba. Ni umuhungu uzi kuganira, uzi gutanga amakuru neza cyane, uzi kuvugana n'abandi ngo hatagira ikintu abura kandi wenda hari ugishoboye. Ni umuntu w'umuhanga cyane uzi kureba kure akabona kwinjira mu kintu ariko kandi yabashije kugitekerezaho. Ni umuntu wanabasha gukora ibintu birenze kimwe kandi byose akabikora neza cyane. Ni umuhungu w'umunyamatsiko kuri buri kintu cyose, ntabwo abona ikintu uko kiri, abashaka kumenya ikigihatse, akaba ariyo mpamvu akunze gutekereza cyane ndetse no kwicecekera. Akora ibintu by'akabinoza, niyo yaba akorera mu itsinda rinini akora uko ashoboye kose akagaragazamo umusaruro. Ni umusore aho igihagararo cye kikwereka yuko yubakitse, ibyo ngibyo akabyongeraho kugira umutima mwiza maze bigatuma akundwa cyane. Ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi, ubuvuzi, ibijyanye n'ikoranabuhanga, itangazamakuru hamwe n'ubumenyi bw'ikirere byose bikunze kumuhira kubera kwicisha bugufi kwe ndetse no kumenya gutanga amakuru neza. Izina Nadine. Nadine ni izina rikunze kwitwa abana b'abakobwa cyane cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, rikaba ari izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikirusiya aho rikomoka kuri Nadezhda, rikaba bisobanura icyizere mu rurimi rw'Ikirusiya. Nadine mu bimuranga ni umukobwa uzwiho gutoranya cyane yaba mu guhitamo inshuti cyangwa se umukunzi. Aba ashaka amahoro n'umutuzo mbere ya byose kandi akirinda cyane amakimbirane n'ikindi kintu cyose gishobora kumubabaza cyangwa se kumukomeretsa mu buryo bw'amarangamutima. Ni umukobwa ugira intego aho aba yifuza yuko ibyo ashaka byose biboneka nta kintu na kimwe kivuyeho. Akunda ibintu bikozwe neza cyane, akaba yifuza ibintu byinshi yaba mu kazi cyangwa se mu buzima bwe busanzwe. Gusa ariko nanone we akaba akunda gukora ibyo ashinzwe uko bikwiriye. Ni umukobwa ugira amarangamutima menshi kandi agakorwaho cyane, gusa akaba akunda kuguma n'ibyiyumviro bye n'amarangamutima ye. Ntabwo akunda kubigaragaza inyuma, yewe niyabaye cyane biragoye kuba wabimenya. Ni umukobwa ukurikira amarangamutima ye cyane yaba mu byo akora ndetse no mu mibanire ye n'abantu. Agira ubushobozi bwo kumva abantu cyane cyane yishyira mu mwanya wabo, bikaba byatuma yavamo umuganga mwiza ujyanye n'iby'imitekerereze cyangwa se n'umuganga w'indwara z'abana. Kugerageza kumuburanya cyangwa se gushaka ko yahindura ibitekerezo bye no kwikoza ubusa kuko yizera yuko imyanzuro aba yafashe ariyo ukwiriye kuko aba yayitekerejeho cyane. Nadine ni umukobwa ucecetse kandi utuje, gusa ariko muri we ni umuntu uhora utera imbere kandi akaba atekereza yuko ibintu byose uko byari bimeze ejo nibikomeza kumera gutyo nanone bitari buze kuza kugenda neza. Ni umukobwa ufite impano yo gutega abantu amatwi, akaba kandi ari umukobwa uhorana ibiganza birambuye ku muntu wese akunda cyangwa se yizera. Nadine kandi ni wa muntu wifuza yuko ibintu bigenda neza cyane cyane mu buryo bwe. Abatekereza yuko umukunzi we bishobora kumucanga yifuza kuzuza neza ibyo Nadine yifuza. Aba yifuza yuko inshuti ze ndetse n'umuryango we bamuba hafi, dore ko aba yiteguye nawe kuba yabakorera buri kimwe. Akazi kajyanye n'ubujyanama, kuba umuganga w'imitekerereze cyangwa se w'abana hamwe n'ibijyanye n'ubuvanganzo, iyo ni imwe mu mirimo Nadine yakora neza cyane. Izina Beatrice.
Beatrice cyangwa se Betty iri ngiri ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini bikaba bisobanura uzana ibyishimo. Beatrice benshi bakunze gutazira Betty agaragara nk'umuntu ukonje, ariko muri we akaba ari umuntu ugira amarangamutima menshi kandi agakorwaho cyane n'ibyo abona cyangwa se biba hafi ye. Mu mibanire ye n'abantu batandukanye agendera ku mutimanama we cyane kurenza ibyo abandi bose bamubwira. Ni umukobwa uzi kwitegereza cyane kandi akaba umuntu utavuga ngo arase ku ntego mu bijyanye n'icyo ashaka cyangwa se arimo gutekereza ku muntu, bikaba bishobora kumutera kuba yakurakarira mu gihe nyamara nta kintu na kimwe we wari ugamije kibi. Kubera uburyo agira urukundo, ni umukobwa yita cyane ku byo abandi bakeneye, hakabaho ubwo nawe ashobora kuba yakwiyibagirwa. Ni umukobwa uzi kubika ibanga cyane kandi akaba ari umukobwa utajya upfa gucira imanza abandi bantu bitewe n'uko arimo kubibona. Arabanza kandi akumva impande zose kugira ngo amenye umuntu wo kurakarira cyangwa se kuba yafata nk'umwere. Abantu bose usanga bisanzura cyane kuri Betty kuko agira urugwiro ndetse n'urukundo. Ubuzima bwe bwite akaba akunze cyane kubugira ibanga, kandi ibibazo by'abandi bye akaba akeneye kubimenya ndetse akanafasha abo bandi cyane. Ibibazo bye bitandukanye Betty akunze kubihererana ku buryo bishobora no kumuviramo indwara y'agahinda gakabije. Nubwo ameze gutya, ni umuntu uhorana akanyabugabo ndetse no kwiyinego mu gihe habonetse ikintu gituma biba ngombwa. Iyo akiri umwana aba ari umunyabwenge, agwa neza, gusa ariko nanone agerageza gukoresha amayeri ngo narangiza ahabwe icyo akeneye. Ku rundi ruhande, Betty yifuza cyane kwerekwa ko yitaweho, agakunda kandi ibintu by'imigani n'inkuru zitangaje zibwirwa abana. Akunda ubucuti cyane kandi akaba ari umuntu w'umujyanama mwiza. Ni umukobwa yihangana mu mibanire ye n'abandi, agacisha make kandi akaba azi kwita ku bantu. Gusa iyo akomerekejwe umutima we ushobora gukonja cyane. Niba witwa Betty, imwe mu mirimo ishobora kukorohera cyane harimo amategeko, aho yangayo yakora neza kubera ukuntu wanga akarengane. Ikindi wakora kandi n'ubuvuzi, itumanaho ndetse n'ifite aho bihuriye n'imyemerere. Izina Chantal ni izina hamwe risobanura ahantu hari utubuye dutoya, ariko mu gifaransa rikaba rikomoka ku ijambo risobanura indirimbo cyangwa se kuririmba. Chantal ni umukobwa uhorana ingufu cyane, agahorana imigambi y'uko byagenda kose ikagerwaho kuko ari umuntu utajya upfa gucika intege. Ni umuntu ukunda impinduka cyane, aho ashobora gutera ubwoba uwo ari we wese mu gihe azamuye ijwi rye n'uburakari bwinshi. Ni umuntu utaruhuka, uhinduka vuba kandi ushobora kuba yaba intagondwa. Ni umuntu uba wubashywe mu muryango we ndetse n'inshuti ze, aho iyo hagize igikoma baba bumva yuko ari we wabasha kugikemura. Chantal ni umukobwa utajya upfa kwibagirwa na gato kuko n'ikindi gihe akubwira ngo nari narakubwiye. Uretse kuba adahisha amarangamutima ye, nta nubwo ari umuntu ukunda guteta. Niyo hagize umukunda, rimwe na rimwe ashobora kubifata nk'ibisanzwe. Chantal ntabwo azi guhisha ikimurimo, rwose urakimenya cyashaka kikakubabaza, ariko ntabwo ashobora kukiguhisha namba. Akunda ingendo no gutembera ahantu hashya, ndetse ikindi wamenya kuri we ni uko ari indahemuka. Iyo akubwiye ikintu rwose aragikora. Imwe muri mirimo Chantal yakora harimo kuba umusirikare cyangwa se umupolisi, imirimo yose ijyanye no kurwanya akarengane, hamwe no kuba yaba umunyamategeko, umucuruzi w'ibintu bikomeye, hamwe n'ibindi byose bishobora gusaba imbaraga cyangwa se kuvugisha ukuri. Izina Valence ni izina rifite inkomoko mu kilatini ku izina Valen, rikaba risobanura umuntu ufite imbaraga cyangwa se ufite ubuzima bwiza. Valence ni umuntu ufite impano nyinshi zitandukanye kandi zose akaba azi kuzikoresha mu buryo bukomeye. Usanga azi ibijyanye n'ubugeni, ibya siporo, ibyo kwigisha, ibyo gusetsa, kandi akaba n'umuntu w'umunyampuhwe cyane. Valence ni umuntu ukunda umuryango we cyane ndetse na sosiyete abayemo, agakunda gukorana n'abandi ndetse no gushimirwa ku byo yagezeho. Ni umuntu ufata vuba mu kwiga, ugira umwete kandi ukunda gusoma. Azi kugaragaza ibitekerezo bye haba mu mvugo cyangwa se mu nyandiko, akaba ari umuntu wihangana, uzi no kwihambira kugeza igihe cyose ageze ku ntego ye, kandi ibyo ngibyo abantu bakabimukundira. Iyo habaye impamvu imuca intege, rwose ashobora kuzicika, gusa muri we akunda cyane kwigirira icyizere, kandi n'umuntu abandi bashobora gushuka mu buryo bworoshye cyane. Ni wa muntu uza wiruka ataranamenya ibyabaye. Valence biramugora kuba yatekereza icyo ugomba gukorwa igihe wari umutabaje, ndetse n'igihe ahuye n'ikibazo kimutunguye. Aba ashaka gufata umwanya akabanza agatekereza icyakorwa, kandi umuntu wese muri kino gihe aba ashobora kumuyobora. Niyo mpamvu rero kenshi umusaba kubanza akagenda ahantu wenyine, ubundi akabanza kwitekerezaho. Umuhungu witwa Valence aba akunda ibikorwa by'umuntu, akaba yakora uko ashoboye kugira ngo abashe gufasha umuntu ufite ikibazo. Ni umuntu ariko utanagira icyo atwarwa n'ibintu byose bimuvugwaho, ahubwo agakora ibimureba nta kindi na kimwe yitayeho. Ni umuntu ushyira mu gaciro ku buryo yanga akarengane cyane, akaba yumva binabaye ngombwa yabizira.
Izina Albert ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikaba rikomoka mu Budage aho riva ku ijambo ry'Ikidage ryitwa Alt-Belt bisobanura umugabo w'icyitegererezo, umunyacyubahiro cyangwa se umuhanga. Umuhungu witwa Albert arangwa no kugira umurava, gukora cyane ndetse no kuba rwiyemezamirimo. Kwigenga ni ibintu biri mu miterere ye cyane kuko akunda kurangwa no guharanira kuba umuyobozi mu bihe byose, akaba ari wa muntu udapfa kuva ku izima mu bitekerezo bye. Afite ubushobozi buhambaye bwo kwisanisha n'ahantu ageze kandi ni wa muntu wita cyane ku bantu bari kumwe nawe akanabasha kubereka urukundo. Biragoye cyane yuko Albert wamubwira ikibazo ufite ngo narangiza ntagufashe kugikemura. Nubwo ari gutya ateye ariko nanone Albert yanga umuntu wese umusuzugura. Ibi ngibi bikaba byamutera kukwereka iyindi shusho ye uba utatekereza. Albert ni umugabo cyangwa se umuhungu icyarimwe ugira igitinyiro ariko kandi akanagira igikundiro cyo hejuru. Iyi mpamvu rero ikaba ari ikunze gutuma benshi bamwubaha kandi bakanamukunda icyarimwe. Ku bijyanye n'umuryango yita cyane kuba akunda kandi akabarwanirira, ntabwo aba yumva yuko hari umuntu we wagira icyo amuburana. Ni umujyanama mwiza, agakunda ibintu bijyanye n'umuco kandi agakunda yuko umuntu agendera kuri gahunda. Kumwicira igihe biba bimeze nko kumusuzugura, ntabwo yumva ukuntu umuntu muzima ashobora kwica isaha mwari mwahanye. Ibyo rero byo gukunda igihe bikaba bikunze gutuma ahura n'inshuti z'abantu bazi ubwenge gusa cyangwa se abantu bashobora kugira icyo bamugezaho mu busanzwe. Imwe mu mirimo itandukanye ba Albert bashobora gukora harimo politike kubwo kubahiriza igihe no kugendera ku mategeko, ibijyanye n'ubuvanganzo n'umuco, ibijyanye n'amadini n'amatorero kuko byose abyubaha. Ikintu cyose gifite umurongo kigenderaho cyangwa se gifite ukuntu cyubatse, Albert aracyubaha cyane. Ngayo rero amazina twari twateguriye muri kino kiganiro, muraza gukomeza kutubwira n'andi mukeneye tuzayababwire mu bindi biganiro byacu biri imbere.